여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe kuri umugoroba dufite abantu benshi bicaye ahangaha ni ibintu byiza cyane. Mwaje uyu munsi gusa ariko namaze igihe kinini bategereje. Hari byinshi byahindutse cyane ugereranyije n'ejo hashize kugeza uyu munsi. Imana yaremye imitima yacu kugira ngo ibashe gukorera muri twe. Iyo mbonye uburyo ikorera mu buzima bwacu mbona bihebuje cyane. Uramutse umenye neza imikorere y'umutima ho gake, uwo wari wese wahinduka Yesu muto kandi wagaragaza ubwiza bw'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 guhera ku murongo wa 3. Guhera ku murongo wa 13 aravuga ngo nyamara Yesu murongo wa 23 Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati databuja nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise arahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu iratarasohora mu kirorero ahubwo arakiri aho Mariya amusanze. Abayuda bari bakiri kumwe nawe na Mariya mu nzu bamuhoza. Babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati databuja yawe wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira n'abayuda bazanye nabo bararira asuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore nimurebe uburyo mukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari senga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati mukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye ko unyumvise. Ubwo agena n'inzu yuko unyumva iteka ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimuhambure mumureke agende. Dusomye kugeza ku murongo wa 44. Imana ikorera ibirimo myinshi cyane muri twe. Iki kimwe twakoreye igiterane ahantu hitwa Ulsan. Nyuma y'icyigisho cy'umugoroba byari saa 4 z'ijoro zirenga, nari ntwaye imodoka ndi kugaruka muri Seoul. Twatekereje ko turi bugere Seoul saa 8 mu rukerera. Uramutse uryamye saa 8 z'ijoro burya ubukererewe cyane. Twatekereje tese twaryamye ku nzira. Hari itorero ryafa aho ngaho byabengwa ko tuhaca, ariko mu gihe twaganiraga twararangaye dutambuka ku muhanda uca Degu. Twari tese itorero rya hafi ni irihe? Baravuga ngo ni itorero rya Gumi. Nuko mbaza pastor wa Kumi ntese dushobora korara ku itorero ryawe? Ati nta kibazo rwose mwaza. Nuko tujya ku itorero rya Gumi. Uwo mugoroba turara ku itorero rya Gumi. Bigeze saa 10 mu rukerera twarazindutse tugerageza gutaha dutorotse batabizi ngo tujye Seoul. Nakinguye urugi ngerageza gusohoka ngiye kubona mbona pastor ahagaze imbere y'urugi. Yari pastor w'itorero rya Gumi runtegereje. Ahari yarabizi ko ndibuze gutoroka. Nuko ndambwira ni pastor. Arambwira ati pastor rwose ari icyo ndashaka kugusaba. Ese watwemera ukabwiriza mu itaraniro rya mu gitondo? Ubwo harasigaye saa 1 n'igice kugira ngo mbwirize. Ni nk'abarimo kumbwira tugomba kwishyura kuba waraye mu itorero ryacu uyu munsi. Narategereje nuko mbwiriza mu itaraniro rya mu gitondo. Mu busanzwe twagiraga itaraniro rya mu gitondo mu rusengero rutoya ntabwo rwari runini. Nitegereje inyuma y'urusengero munsi y'ahamanikwa isaha mbona umwana w'umukobwa wari wicaye mu ntebe y'abamugaye, mu igare ry'abamugaye. Ndangije kubwiriza ubwo ndimo gusohoka nahise mpagarara imbere y'uwo mukobwa. Nuko ntero urwenya ntese abandi bose ko bicaye mu ntebe zisanzwe ku cyicaye mu igare ry'abamugaye. Ese urabona bishimishije? Nuko umunyeshuri aravuga ati ngo nitwa Chesuyan mfite imyaka 19. Mu bihe byashize afite ikibazo mu maguru ye. Yaravuze ko amaguru ye yarwaye paralizi kandi ntacyo ashoboraga kumva mu maguru ye. Aravuga ati rwose ntacyo njya numva mu maguru yanjye. Nabwo nta kibazo uzamererwa neza. Rero iyo paralizi yatangiriye mu birenge bye ariko irazamuka igera no mu mugongo. Byatumaga atajya mu musarani byaba kwihagarika cyangwa se gukora n'ibikomeye.
abaganga bari bamubwiye ngo uzamara igihe cyawe cyose cy'ubuzima usigaranye uryamye ku buriri kandi uzapfa. Kugira ngo yitume yagomba kunywa imiti imufasha, ndetse nyina akajya amukanda mu nda. Hari n'imashini bakoraga ibasha kuvoma inkari mu ruhago. Ntabwo tujya dushima Imana kuba dushobora kujya mu musarani tukihagarika cyangwa tugakora ibikomeye. Yarageze mu myaka yo kurabagirana 19, ariko noneho yaragiye gupfa. Umutima wanjye naje gutekereza ntari keza kugira umutima uhuye n'uwa Yesu. Icyo gihe natangiye kumuvugisha, ndamubwira nti Yesu yanyumva neza. Nasomye Bibiliya sanga nta gihe na kimwe Yesu yigeze atambuka ku murwayi akigira nk'atamubonye. Niyo mpamvu Yesu nawe ashaka kugukiza. Ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo Imana ikorere mu mitima yacu ni umutima. Lazaro yarapfuye. Yesu yaje kuzura Lazaro ngo wari wapfuye. Ariko hari igice kivuga ko Yesu yarize. Mariya, Marita n'abayuda bose bari kumwe nawe bari bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye. Rero icyo gihe navuze kuri Bibiliya, naramubwiye nti Yesu waje kuzura Lazaro nawe ashobora kugukiza ubwo burwayi bwawe uramutse uhuje umutima wawe n'uwa Yesu. Icyo kimwe nk'amashanyarazi, iyo insinga zicomekanyijwe, icyo gihe amashanyarazi ashobora gutembera muri izo nsinga. Nawe umutima washoboye gutemberwamo n'umutima wa Yesu. Yesu arashoboye kandi ashobora gukiza ubwo burwayi bwawe bwa myelarize. Rero ndi kugerageza gusobanurira umutima wa Yesu. Mu gihe nasomaga ibitabo bine by'ubutumwa bwiza, Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, nta na rimwe yigeze yohereza umurwayi ati wese nabasha gukiza cyangwa se ngo yiyorobeke igire nk'atamubonye. Kubera ko Imana yaturemye idutunganye, ntiyaturemanye imibiri yanduye, imibiri irwaye. Kubera ko twamaze gutandukana, ariko twongeye duhujwe na Yesu nanone, nk'uko amashanyarazi abasha gutembera mu nsinga zicomekanyije, nawe umutima wawe ushoboye guhuzwa n'umutima wa Yesu. Icyo gihe Yesu ashobora gukorera muri wowe. Muri ako kanya uburwayi bwawe bwaba ari ubusa. Ntereka ngo usobanurire kurushaho. Nasomye ibitabo bine by'ubutumwa bwiza, Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Yesu ntiyigeze yiyorobeka ngo yigire nk'utabonye abarwayi igihe bagezaga bamusanga. Ni koko uwo ni umutima wa Yesu. None gute wagira umutima uhuye n'uwa Yesu? Aho wibwira uti koko Yesu arashaka kunkiza. Ni koko arashaka kunkiza. Mu gihe ugize ukwizera nk'uko, ubasha kugira umutima uhuye n'uwa Yesu. Guhera icyo gihe uburwayi bwawe buzaba ari ubusa. Uwo munyeshuri witwaga Chosian, amaso ye yaratangiye kurembuza. Narambuye ibiganza byanjye ku mutwe ntangira kumusengera. Maze kumusengera nsubira muri Seoul. Iyi nkuru mushobora kuba muyizi neza, sibyo? Amezi 3 nyuma yaho naje kubona urwandiko. Ni urwandiko rwari rwanditswe ku rupapuro rw'umuhondo hariho n'uturabyo. Uwo mukobwa witwa Chosian yaje kunyandikira urwandiko. Muganga yari yamubwiye ko azapfa, ajya kuzamara ubuzima bwose arambaraye ku buriri bwe agapfa. Icyo namubwiye nta kintu uretse kwizera Yesu. Mbere yaho nta n'imbaraga afite zo kunywa amazi, ariko ngo yashoboraga kugenda, ashobora kujya ku musarani. Byari ibintu bihebuje. Yatangiye kugenda rero. Naramubwiye nti nubasha kugera neza. Arambwira ati pastor ndazakureba nkwereke ko mbasha kugenda. Nyuma y'ukwezi kumwe, se wa Suyan ndetse na nyina na Suyan ubwe baje kunsura iwanjye mu biro. Namufashe ikiganza nuko turatemberana mu biro. Byari ibintu bihebuje cyane kubona umurimo w'Imana. Umurimo Satani akora cyane kurenza indi. Satani yaremye umutima uhabanye n'uwa Yesu. Uramutse ugize umutima uhuye n'uwa Yesu, ikibazo uko cyaba kimeze kose nticyakongera kuba ikibazo kuri wowe. Muri ibi bihe ndimo kuvuga cyane ku butumwa bwiza bwa Yohana. Uyu munsi navuze ku nkuru y'uburyo Yesu yaje kuzura Lazaro wari amaze gupfa muri Yohana igice cya 11. Muri Yohana igice cya 11 Yesu yaje kuzura Lazaro wari wapfuye. Bashiki ba Lazaro aribo Mariya na Marita, hamwe n'abayuda n'abandi bigishwa ba Yesu. Dushobora kubona neza uburyo umutima wa Yesu wari utandukanye n'uw'abandi bari hafi aho ngaho. Natwe twahuye na Yesu ndetse twakira n'imbabazi z'icyaha. Uburyo bigaragara mu maso yacu si ikibazo habe na busa. Uramutse wumva Bibiliya yawe ukayisoma, ese usanga ijambo rya Yesu rimeze rite muri Bibiliya? Iyo utahuye neza ijambo rye, ikibazo uhura nacyo cyose uramutse uhuje umutima wawe n'uwa Yesu, mu gihe uhuza umutima na Yesu, Yesu atangira gukorera muri wowe. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bw'umwuka. Uramutse ujugunya ibitekerezo byawe byose n'imyumvire yawe, ukizera ijambo rya Yesu muri wowe, uramutse uryizeye, umutima wawe n'umutima we bihinduka umwe. Iki ibibazo byawe bihinduka ibibazo bya Yesu. Yesu atangira kubyitaho mu buryo buhebuje. Uwo mukobwa wa Chosian yarabwiwe ko azapfa bitarenze n'umwaka umwe kubera ubwo burwayi bwitwa myelarize, ariko ngo ameze neza, ashobora kugenda kandi abaho ubuzima bw'umunezero. Abaganga baramubwiye ko azapfa kandi ko ibyo bitazakunda. Ni koko umuganga yavuga atyo, ariko kuri Yesu suko bimeze. Iki cyari ikibazo cy'uburwayi, ariko n'ibibazo by'umuryango wacu n'abana bacu na business zacu, cyangwa se ingorane z'iby'amafaranga,
dufite umwenda witwa Dong Sang Park. Mu bihe byashize muri umwe yakiraga akiza. Ejo yashize yampamagaye avuga ko ashaka kubona nanjye, ariko ko nari mfite ikiganiro n'abanyamakuru sinashoboye kubona nawe. Uyu munsi nibwo nabonanye nawe. Yahinze amadegede menshi ndetse yaranayanzaniye. Mu bihe byashize yagiye mu ishuri rya cyber atangira kwiga, yasangiye ari byiza cyane. Nsa nkaho murusha imyaka 10, ariko namubwiye nti reka dukore hamwe imirimo y'ubutumwa bwiza. Nuko arabyishimira cyane, nuko tugirana ikiganiro. Umuntu nk'uwo aramutse yakira ijambo ry'Imana akagira umutima uhuye n'uwa Bibiliya, ese byaba ari byiza bingana iki? Nabanshima Imana cyane. Iyo nshyize umutima wanjye hamwe n'umutima wa Yesu, guhera icyo gihe Yesu niwe watangiye kwishingira ibindi byose. Umwaka ushize twanyuze mu ngorane nyinshi cyane bitewe na COVID-19. Byabaye ngombwa ko dufungura urusengero rwacu. Nabwiye bene data nti muzaze musure itorero ryacu nubwo cyaba icyumweru kimwe, nuko mwitegereze itorero ryacu. Muzaze ku rusengero mwicare, nuko ujye usenga wenyine ku giti cyawe. Kubera ko tutemerewe guhura, baramutse basenze burese ku giti cye ntacyo bitwaye. Nabasabye kujya baza bagahura na Yesu. Ibyo iyo bibayeho tubasha kubona uburyo Imana idukorera, kandi ibyo ni ibintu bihebuje cyane. Kugeza mu cyumweru gishize nari ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amazi ibyumweru 3. Nasuye amatorero 10. Twakora ibiterane mu matorero menshi. Abayoboke babo benshi bakiraga akiza, byari ibintu bihebuje. Twagize ibihe byiza cyane hamwe. Abantu benshi bakiraga akiza, n'abapasiteri benshi bakiraga akiza, bibakora ku mutima bamena amarira. Ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo guhinduka cyane mu buryo buhebuje. Numvise ko ibitangazamakuru byinshi byo muri Afurika byahuye n'ibibazo byinshi, ngo byatakaje ababikurikiranaga, ariko nyuma y'uko bitambukije ibyigisho byacu ababikurikiraga bagiye biyongera. Ibyo byari ibintu bihebuje cyane. Ibitangazamakuru bijya kuri 655 byatambukije ibyigisho byacu. Ntacyo ndicyo, ndi umuntu uteye imbabazi, ariko mbonye uburyo Imana inkoreramo mbona ari ibintu bihebuje cyane. Nta yindi mpamvu yindi, ni ukubera ko dufite Bibiliya. Kubera ko iyo twizeye Bibiliya tubasha guhuzwa na Bibiliya, tubona uburyo Yesu uri muri Bibiliya abasha no gukorera mu buzima bwacu. Uyu munsi rero muri Yohana igice cya 11, Lazaro yari yapfuye, ariko Yesu yaje kuzura Lazaro. Yavuze ngo iki? Yaragize ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baravuga ati ubwo niba asinziriye ntacyo bitwaye, ariko se kubabwira ati yewe Lazaro yapfuye. Rero yaje kumuzura. Yesu yaje kuzura Lazaro. Mariya na Marita bashiki ba Lazaro ndetse n'abandi bayuda n'abigishwa ba Yesu, imitima yabo bose yari itandukanye. Nkuko twabisomye uyu munsi ndashaka kubivugaho. Ubwo Yesu yazaga mbere na mbere, ubwo bumvaga ko Yesu ahageze, Marita yasohotse kujya kwakira Yesu, ariko Mariya we ntiyasohoka. Kubera ko yari yatengushywe cyane na Yesu. Ati ubwo umusaza wanjye Lazaro yari arwaye, twohereje umuntu kujya kumubwira ko arwaye, ko yaza akamukiza. Yavuze ko atari bupfe, ahubwo ko iyo ndwara ari iyo guhimbaza Imana, bituma ataza. Ubu hashize iminsi napfuye, none ubu ni bwaje. Mariya rero yatengushywe cyane na Yesu. Ati si kuki ataje igihe akiri muzima? Yari kumukiza yaza ko akiri muzima, ariko si uko yamaze gupfa uzanywe n'iki hano? Yanze no gusohoka. Ariko Marita we byibura yarirutse ajya kumusanganira, byibura yagiye kumwakira. Nuko Marita aravuga ati iyo uza kuba uri hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Uko niko iyo nkuru itangira. Iyo uza kuba uri hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Nuko icyo gihe Mariya aravuga ati umusaza we Lazaro arazuka. Icyo gihe Marita arasubiza ati yego ndabizi ko azazuka kumperuka ku munsi w'umuzuko. Aramubwira ati ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera wese ntazapfa iteka ryose, naho yaba ariho ntazapfa. Aho niho impaka zatangiriye. Mu mutima wa Yesu yaribwiraga ati Lazaro arazuka, ariko mu mutima wa Marita yaribwiraga ati reka da ntiyashobora kuzuka. Ibyo bitekerezo byombi rero byaragonganaga. Lazaro yari amaze gupfa mu mutima wa Marita. Mbere yo gusohora Lazaro mu gituro, Yesu yashatse kubanza kuzura Lazaro wari amaze gupfa mu mutima wa Marita mbere na mbere. Mu gihe Yesu uri mu mutima wa Marita azutse, iki gihe azaba ahuje umutima na Yesu. Iki gihe Lazaro ashobora no kuzuka no mu bifatika. Ikibazo uko cyaba kimeze kose, uramutse uhuje umutima na Yesu, Yesu azakorera muri wowe. Ariko abantu benshi bahuye n'ikibazo mu buzima bwabo, batekereza ko Yesu atabasha gukorera iki kibazo cyabo. Niyo mpamvu bagira impungenge bagatinya. Batereye kada Yesu azabasha kwita kuri iki kibazo. Mu gihe ugumanye umutima nk'uwo, umutima uhinduka umwe n'uwa Yesu, ikibazo uko cyaba kimeze kose, Imana ibasha gukoreramo n'imbaraga zayo. Ibintu nk'ibi twagiye tubibona kenshi cyane. Kera cyane, degu nyuma y'amateraniro yo ku cyumweru, icyo gihe twari twishwe n'inzara mu by'ukuri. Nyuma y'amateraniro y'umugoroba byabaye ngombwa ko nta mu rugo. Numvise rwose
mfite imbabazi zo kubona umugore wanjye n'umwana wanjye kubera ko nta byo kurya twari dufite, nta n'amafaranga yari ahari, nta n'amafaranga twari dufite adusubiza mu rugo. Icyo gihe nagiye mu rusengero njye nyine, nuko nkinga urugi ncana itara, hari umusego hasi, nuko nkumupfukamo ntangira gusenga. Sinzi igihe namaze ndi gusenga, sinibuka neza amasaha yashize. Nasenze igihe gito, niyumvisemo nkaho nicaye imbere y'Imana duteganye. Mu gihe navuganaga n'Imana mu mutima wanjye, iki gihe mu mutima wanjye hari igitekerezo nagezemo, igitekerezo nk'iki cyanjemo. Nashatse kwegerana namwe. Iki gihe hari umutima wanjemo, Umwami Yesu ndetse nanjye twahindutse umwe. Twari twicaranye amaso ku maso, nta muceri twari dufite, nta mafaranga twari dufite, ariko ibyo ntibyari ikibazo ukundi. Mu gihe nasengaga hari umutima wanjemo, nisanze ndi kuvuga nti, ni Mwami, mu majyepfo y'inyanja Pasifika habaye ibirwa byinshi. Ese abantu muri ibyo birwa ni bihe barya, nihe myambaro bambara? Muri ibyo birwa ninde ugiye kubabwiriza ubutumwa bwiza? Ni Imana uzadufashe twohereza abamisiyoneri iyo ngiyo. Iki ni ikintu tutari no kurota muri ibyo bihe. Mu gihe nasangiraga umutima wanjye n'Umwami Imana, nashoboye kuvuga ayo magambo. Ni Imana, hari abantu benshi bari ku mugabane wa Afurika. Ese ninde uzajyayo kubabwiriza ubutumwa bwiza? Twemere tubwiriza ubutumwa bwiza, turakwinginze. Nisanze ndi gusenga amasengesho nk'ayo. Ubwo nasozaga amasengesho yanjye nkabumbura amaso, ubwo nitegerezaga hirya no hino, nabonye bimeze nk'ibisekeje. Iki gihe narasenze, ni Imana udufashe tuzashinge ibigo by'amateleviziyo ndetse n'ibitangazamakuru. Nubwo tutasura abantu bose ngo tubonane nabo, uzatwemere dushinge amacapuro y'ibitabo, tujye ducapa ibitabo tubyoherereza abantu. Nisanze ndi gusenga cyane gutyo n'ijwi rirenga. Ese umuntu nkanjye n'iki nakwandika koko? Ese ubwo nubwo nakwandika igitabo hari umuntu wagisoma? Ibyo byari ukuri koko? Ariko ikintu gitangaje ni uko twatangiye kujya twohereza ibyigisho byacu ku gitangazamakuru cyitwa Far East. Hari umupasiteri ushinzwe ibiganiro by'iminota 50, njye nashinzwe ibiganiro by'iminota 30. Imana yakoreye cyane muri iki gitangazamakuru cyitwa Far East Broadcasting Station. Hariho amakasete menshi twakoze, bashyizeho igisata gishobora kohereza abantu amakasete bashaka kongera kumva ibyo byigisho nanone. Hari abantu benshi bajyaga babwiriza ngo kuri radio ya Far East Broadcasting Station, ariko nijye wakurikiranwaga cyane. Ibyo nabishimiye Imana cyane. Ibyo sinari narigeze mbitekerezaho. Ariko mu gihe twakoraga ibyo byigisho ku itangazamakuru, mu gihe bajyaga babarura inzandiko z'abakurikirana ibyo biganiro, izo nzandiko bajyaga bazinyoherereza. Twabonye ubuhamya bwinshi cyane ku bantu babaga hafi aho. Habaga abapasiteri benshi cyane bajyaga barwanya ibitangazamakuru byacu. Abakozi benshi bakoraga kuri radio bahuye n'akaga kuri abantu benshi badutotezaga, byatumye mpagarika ibyo biganiro. Abantu benshi batangiye kuririra rimwe nanjye. Ubundi sinari mbyiteze, ariko nabonye uburyo Imana yakoze. Imana ibihagaritse, ubwo nta yandi mahitamo tuba dufite. Icyo gihe twarebaje ese ubwo tubigenze gute none, reka dusohore ibitabo. Ese ubu twacapa ibi bitabo bimeze bite? Twacapye inyandiko z'igiterane nakoreye mu giterane cy'Ibusanuko tugikoramo igitabo. Nibwiraga ngo iki? Ngo igitabo kuko cyanditswe n'umuntu nkanjye, ese kuko ninde wagisoma? Uko niko natekerezaga. Ariko abantu benshi baguze icyo gitabo, n'abantu banengaga icyo gitabo nabo baragisomye ndetse barahinduka. Ntabwo twashoboye kubona rero icapiro risanzwe ry'ibitabo bisanzwe, ubwo twabonye icapiro ry'ibitabo bya Gikristo. Sinshobora kubyibuka byose, ariko ubwo twatangiraga gucapa ibitabo byose byagurishijwe mu cyumweru kimwe. Nashatse kongera gucapa ibindi bitabo, ariko rero nyir'iryo capiro n'umupasiteri bisanzwe yasanze bigoye cyane kubera ko abantu bajyaga badutoteza ndetse bakibasira iryo capiro ry'ibitabo. Baravuze ngo ntabwo twakomera gucapa ikindi gitabo kindi, ariko cyokora cyo tuzasohora amakopi y'Icyambere nuko mukomeze muyagurishe. Barabatese mukeneye bingahe? Ndabwo dukeneye 50. Sinari narigeze ncapa ibitabo bingana bityo ubwo nabicapaga bwa mbere, ariko naratsimbaraye nuko dusohora amakopi 80. Tubatese ibitabo tuzabyohereza hehe? Ngomba kubijyana mu ishuri rikuru rya Bundanga. Rero bayipakiye amakamyo, byuzura amakamyo 8. Namagaba abapasiteri bari aho ngaho, ndabwo ushaka gutwara ibitabo aje n'imodoka ye. Ako kanya ibitabo 8 byose bishira. Abakozi b'iryo capiro ry'ibitabo baratangaye. Rero twagize igitekerezo cyo gutangiza icapiro ryacu ry'ibitabo, kura ko Perezida John Paul I yari yarahagaritse ibijyanye n'ibitangazamakuru byinshi cyane. Byari bigoye cyane gushinga icapiro ry'ibitabo. Twatekereje kubikora ko bavuga ngo bazaduhagarika. Nyuma yaho iryo tegeko ryaje gukurwaho, nuko dushyiraho icapiro ryacu, tubasha gukora ibitabo byinshi. Ubwo twatangira gucapa ibitabo, ibyo bitabo byakoze imirimo myinshi cyane. N'uyu munsi none icyo gitabo ni igitabo cyagurishijwe cyane.
ntekereza ko amaze kugurishwa hafi amakopi 1,5 miliyoni. Nashima Imana cyane. Ubwo nasenze Imana uzadufashe ducape ibitabo byinshi, uzadufashe twohereza misiyoneri benshi mu isi, uzadufashe tubwirize ubutumwa bwiza binyuze mu bitangazamakuru. Igihe kimwe ku cyumweru nyuma y'amateraniro bene bari bicaye iruhande rw'icyuma gikonjesha, byari bibagoye cyane, bari bazi icyo bavuga. Icyo gihe nababwiye bene muze dusangire, nubwo ubisa nkaho turi abakene, ariko mu gihe kizaza tuzohereza misiyoneri benshi hanze, tuzacapa ibitabo, tuzashinga ibigo by'itangazamakuru. Umwedata umwe wari inyangamugayo muri we yarambwiye ati, ni pastor, ni byiza kugira inzozi zikomeye. Uko niko yambwiye, ariko byose byarasohoye. Byari ibintu bitakwizerwa. Imana yarashatse gushyira hejuru umutima wanjye. Umutima wa rero wamaze gucubira muri kamere y'umubiri. Imana yashaka kuwuhagurutsa. Imana nubwo itagaragara ariko ishaka dutera intambwe imbere twizera Yesu. Nimwitegereze umwaka ushize twashatse gutegura igitaramo cyacu cya Pasika muri Skydom, ariko ntibyakunda. Byo nk'uko tugikora ku ikoranabuhanga. Ubwo twakoraga igitaramo cyacu cya Pasika ku ikoranabuhanga, twacishije icyigisho cyacu mu ndimi 6: Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Icyesipanyol ndetse n'Igikoreya. Buri cyigisho cyose abantu benshi buzuye Gochak Skydom by'urashaka ku 6,000. Ariko icyo gihe bitabiriye icyo gitaramo ku ikoranabuhanga bari 2,000,000. Ntabwo nashoboye kubyizera, ariko baje kurenga na 2,000,000. Ndibaza nese ibi byashoboka bite? Abantu 2,000,000. Ubwo najyaga i Bugande hakoranye bagera ku 100,000 muri Mandela Stadium. Hari abantu benshi cyane aho ngaho. Ariko si bivuze abantu 2,000,000 bakubye abantu 100,000 inshuro zingahe? Byari ibintu bitakwizerwa. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize twatambukije ibiganiro byacu. Ibigo byinshi by'itangazamakuru byacishijeho ibyigisho byacu. Twatangiranye ibitangazamakuru 256. Ariko ubwo twabaraga babikurikiranye byose bageraga kuri 1,000,000. Umwaka ushize nabwo byabaye ibitangazamakuru bigera kuri 655. Ubwo twabaraga babikurikiranye bose hamwe bashobora kugera kuri 2,000,000. Ibyo ni ibintu tutashobora gutekereza. Kera byatangiye ndimo kubisengera gusa, nti Imana uzatwemerera dushinga ibitangazamakuru. Umwaka ushize ntitwigeze dupanga gukora ibintu bikomeye nk'ibyo. Ubwa mbere bwo bambwira ko ari ibitangazamakuru 655, ntabwo nashoboye kubyizera. Ariko mu by'ukuri ibyo byarakorotse. Ubu ngubu isi yose irimo gushishikazwa n'ubutumwa bwiza. Ariko mu myaka y'ibinyacumi ishize, Imana yamaze kubima mu mutima wanjye. Ubu nibwo ndimo kubona ko birimo gusohora. Icyo tugomba gutekereza rero muri iki kiragano cya none, ni uko ibyo Imana yibwira n'ibyo twibwira bitandukanye cyane. Twe dukunze usanga tuboshywe gusa n'ibihe turi gucamo, ariko iyo duteye intambwe imbere tuyizeye, nta kintu na kimwe kitakoreka. Koreya cyari igihugu kitarateye imbere kera. Hari abantu benshi bajyaga baririmba ku giti cyabo, ariko nta korali n'imwe muri Koreya igeze itsindira igihembo mpuzamahanga. Ariko ubwo twabikoraga mu 2009 mu irushanwa mpuzamahanga ryabereye Busan, twegukanye umwanya wa mbere. Mu 2009 twegukanye ikindi gihembo mu irushanwa mpuzamahanga ryabereye Jeju. Mu 2014 mu Butaliyani twegukana umwanya wa mbere mu marushanwa mpuzamahanga y'abakorali. Ndetse no muri korali zishyize hamwe mu 2014 twegukanye umwanya wa mbere. Mu mwaka wakurikiyeho mu Budage nabwo twegukanye umwanya wa mbere. Kuri ubu nta rushanwa rihari ryo kujyamo. Rero mu 2015 Mark Dobadoff korali yegukanye umwanya wa mbere, ariko ubwo korali iriho ikubye inshuro 10 iyo ngiyo yegukanye umwanya wa mbere. Rero iyo wamaze kwizera Yesu ntubukiri wowe. Nyuma yo kwizera amaraso ya Yesu, ubaye Yesu mutoya. Imana ibaho igakorera muri wowe n'imbaraga nyinshi. Uramusemeye umutima wa Yesu, nubwo ibintu bya bisa nkaho bidashoboka mu maso yacu, bibasha gushoboka. Uyu munsi natekereje kuvuga kuri Yohana igice cya 11. Mu gihe nasomaga muri Yohana 11, bene data mu itorero ryacu bameze nka Mariya na Marita. Ubwo Yesu yazaga mu rugo rwa Mariya na Marita, yashatse guhagurutsa Lazaro, ariko baravuga ngo oya, yamaze gupfa, ubu arabora, yaboze rwose, ubu ngubu arananuka. Yohana igice cya 11 irashushanya neza itorero ryacu ko rimeze neza. Ni kimwe Imana ashaka kudukorera ubu ngubu. Ari kuvuga ngo ubu rwose musaza wanyu arazuka, ninjye kubaho no kumuzuko. Uko niko akomeje kubabwira. Ariko ikirenze kuri iryo jambo, twe twumva yuko ibyo twaciyemo, ibyo turi kunyuramo, twumva yuko ari byo by'ingenzi. Turatekereza tuti ibi ntibyakunda, ntibishoboka. Muri Yohana igice cya 11 Yesu yararize. Ese mwahabonye kubera iki? Yaje kuzura Lazaro. Ese Yesu yarijijwe no kutarafite imbaraga zo kumuzura? Ese nuko byagenze? Oya, yarafite izo mbaraga. Ariko se kuki rukomeze? Naje kuzura musaza wanyu. Ese kuki utanyizera? Naje kuzura musaza wawe.
Yesu ashaka kwita ku bibazo byacu byose. Hari umwe data umwe wahungiye muri Amerika. Mu gihe akoraga umurimo w'Imana yasanze bigoye cyane, nuko ari ku murimo w'Imana. Ijoro ryakeye ntabwo nashoboye gusinzira, nanditse urwandiko ndarumwoherereza. Ibyo ntabwo byari bimpagije. Mu gitondo nabyutse nandika urundi rwandiko rwa kabiri. Igishimishije nuko mu gitondo umwe data yampamagaye arimo kurira. Ndamubwira nti yewe uzaze muri Korea, ugomba kuza ukabana natwe. Ati yego. Nashima Imana cyane. Uramutse umenya umutima w'Imana, uramutse ugize umutima umwe uhuye n'uw'Imana, Satani azatuma wiheba, ariko umutima ntuhuzwa n'Imana ibyo ntibizaba ikibazo. Mwese muramutse mwumvise ijwi ry'Imana, mwese mwahinduka ba Yesu bato, mwahinduka Imana ntoya, mwahinduka ba Paulo bato, ba Petero bato. Reka twese tuvuge tuti amen. Yego. Muri Yohana igice cya 11 nitwe Imana iri kuvugaho. Uribwira ati njye sindabasha kubwiriza ubutumwa bwiza, sibyo? Reba muri Luka 11, musaza wanjye yapfuye, we yamaze no kunuka, atereka da musaza wazazuka. Nyumva, musaza wazazuka. Nuko bimeze. Natwe Imana ikubwira bene data mu itorero ry'Imana iti ushobora kubikora, ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza, ushobora gukoreshwa n'imbaraga z'Imana, baho nka Petero, baho nka Paulo, ushobora kumera nka Yesu. Ni mu ntege amatwi kandi mu byizere. Iki ni cyari kuvuga. Yesu mbere yo kuzura Lazaro yaribwiraga ati musaza wanjye yapfuye, ubu ari kunuka rwose raboze. Yarimo kurwanya umutima. Reka ibyo bitekerezo. Nijye muzuko, nijye buzima. Unyizera wese ntawe yarapfuye azazuka. Ariko imitima yabo yaramaze kwinangirwaho kwizera ijambo ry'Imana. Ubuzima uri kubaho bubaye bukugoye cyane, Yesu ashaka kuguha ubuzima, ariko umutima wawe niwigumira mu bitekerezo byawe, Imana ntizakora. Yesu yaje kuzura Lazaro. Yesu uhageze. Umeze ute? Umusaza wanjye wagiye kuzuka. Reka tujye ku gituro. Uko niko kagombye kuvuga. Benedata bose mu itorero ry'Imana, mureke duhindure imitima yacu. Yesu ni muzima muri twe, arashaka gukorera muri wowe. Ugomba kuba Petero, ugomba kumera nka Paulo. Mwese mushobora kuba Yesu bato, mushobora namwe mwese kugaragaza imbaraga z'Imana. Yemwe ga Oxpac, utekereza ko ari kuzigera rota ibi bintu? Kuri ubu ngubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitangazamakuru 50 birimo gutambutsa ibyigisho byacu. Iki ni ikintu ntari no kurota. Abapasiteri bakomeye cyane b'ibisengero binini bumvaga ibyigisho byacu baratangaye, kandi ibyo bakoze ku mutima cyane rwose, bashishikajwe no kumva ijambo ry'Imana. Ntacyo ndicyo kera cyane. Iki nicyo Yesu ashatse kunkorera. Ntekereza ko nari umuntu udasanzwe. Abanyeshuri bose twiganaga mu ishuri rya misiyoneri bari beza cyane, bari bitangaza, ariko nta numwe warangije ishuri rya misiyoneri muri bo. Nta numwe muri bo watangije ishuri rya misiyoneri. Ni njye nyine watangije ishuri rya misiyoneri. Nari mfite bene data 20 gusa mu itorero ryanjye. Nuko mbabwira ko ngiye gutangira ishuri rya misiyoneri. Barabaza ati ese ishuri rya misiyoneri iki pasiteri? Ni ishuri ryo kurera abagaragu b'Imana. Ese ubwo bazajya bararahe? Ntibazajya barara mu rusengero? Ese ubwo bazajya barirahe? Bazajya barira mu rusengero? Ese ubwo bazajya barya iki? Bazajya barya umuceri? Batese ubwo umuceri bazawukurahe? Ibyo nibyo twaganiraga. Barambazaga bati nawe ubwawe dore inzara irakwishe, ntufite icyo kurya. Bamwe mu banyeshuri bacu ba misiyoneri, mbere yo gutangira ishuri rya misiyoneri, twajyaga twicwa n'inzara cyane. Rimwe na rimwe bajyaga baza iwacu mu rugo bakarya umuceri wose dufite. Byabaga ngombwa yuko twicwa n'inzara, ariko byose nashobora kubibarenganyiriza. Ariko ko mwe ndataryaga ibintu byari bisobanuye ko ngiye ndi bwicwe n'inzara. Imana nyemeye kwihanga amaso. Niba ushonje senga Imana, nyizere. Ndaguha ibigutunga, nyiringire. Yanteje ingorane kugira ngo nyizere. Muzi impamvu abantu barwara, ibishaka kuvuga ngo reka ngukize. Uzi impamvu abantu bapfa, Imana ibishaka kuzura. Yakubwira ngo ndashaka gufasha. Gerageza kunyizera. Ese niba ufite n'ingorane n'amakuba ntabwo araza gutuma utanyizera? Amen. Imana ishaka gukorera mu buzima bwa buri wese muri mwe. Satani ubwo yakora ni hahandi wakomeza gukora umurimo wawe. Ushaka kugira umutima wo kwibwira ngo ngenda uta Pastor Pack. Ibyo si ukwibeshya. Ujye wemera gusa uti Satani arimo kunkoreramo. Icyo ukeneye no guhindura umutima wawe, nta kindi. Niba utabizi, iyo duhuye na Yesu twinjira mu isi nshya. Iyi si nta ndeba uretse muri Yesu gusa. Imibereho y'umutima iba muri Yesu honyine gusa. Ndashimira Imana cyane. Imana irimo gukora mu buryo buhebuje cyane. Ku munsi w'ejo hashize twagize ikiganiro n'abanyamakuru. Abanyamakuru bagera kuri 60 baraje, ndetse n'abanyamakuru b'ibitangazamakuru bya Gikristo. Ejo hashize twagize ishuri ry'ubutumwa bwiza, nuko mbabwiriza ubutumwa bwiza. Benshi muri bo bagiye babaza ibibazo, bafungura imitima yabo,
Nashatse kubikora umwanya muremure ariko igihe cyari gitoya. Sinashoboye kubasangiza umutima wanjye wose, ariko bafunguye imitima yabo. Bishoboka ko uyu munsi bari buze gusohora izo nyandiko, ariko baratangaye kubera ko ibyo twavugaga byose byari ukuri. N'uyu munsi abapasiteri bakomeye bo ku isi barimo gutanga ubuhamya bwabo ndetse bagatanga n'ubutumwa. Ese ntidore kurota ko twakora imirimo nk'ingiyi? Ibyiyongeyeho kandi iby'ejo ntitubizi. Mu gihe turimo gukorana na Yesu, ibyo dutegura ntabwo tubizi. Ariko kubera ko wigumira mu buzima bwawe, niyo mpamvu ufite ibibazo. Uramutse uteye intambwe ujya imbere, uramutse uteye intambwe yawe ugana kuri Yesu buhoro buhoro, uzahinduka umuntu uhebuje uko umeze kose, kugira ngo Yesu akorere muri wowe. Yarazamuwe mu bicu atwohereza umwuka wera. Yatwohereje umwuka wera kubera ko ashaka kudukoreramo imirimo nk'iyo yakoreye muri iyi si. Abadafite kwizera, badashobora gusenga, badashobora kubwiriza, arakubwira ngo nzagushoboza. Ese Yesu aramutse akoranye n'abantu bashoboye, urumva yakora iki? Yesu akorana n'abantu bapfuye abazura. Niba warapfuye, Yesu arakubwira ngo zuka, bwiriza ubutumwa bwiza, gendana kwizera, njye nzakora umurimo wanjye. Icyo nicyo Yohana 11 harimo kutubwira. Mu gihe nsoma Bibiliya, mbona ko atigeze dutererana. Nk'uko yazuye Lazaro wari wapfuye, uko ni nako arimo kurira kandi akanadukorera cyane. Ati Marita, rwose musaza wazabaho, nyizera. Musaza wazabaho, ninjye bugingo no kuzuka. N'uwapfuye aramutse nyizeye yabaho. Ariko Mariya na Marita bameze nkatwe, sibyo? Nabo bameze nkatwe. Bakagombye kuvuga bati Yesu waje rwose, wageze ahangaha ngo tujye ku gituro, ugiye kumuzura, reka tumutegure n'ibyo kurya araza kurya. Yesu arakuvuga ati mwana mufite kwizera, nimureke twe kwitwara nka Mariya, mureke twe kwitwara nka Marita. Yohana 11, iyo ni inkuru yacu. Yesu, ese uri hano? Uwo musaza wanjye azabaho? Icyo gihe azabaho nyine. Icyo gihe bazatangara. Ubwo twatangizaga ikinyamakuru cya Tomorrow, ubwo twabisohoraga bwa mbere, twasohoye amakopi 2,000. Naravuze nti hoya, atese dusora amakopi angahe? Niba mushaka gusohora amakopi by'uro musora amakopi 100,000 atari 2,000. Ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri. Abantu by'abagoraga gusohora ibyo bitabo by'impapuro, ariko abantu bamenye icyo gitangazamakuru cya Tomorrow kurenza uko byahoze. Duhamagara abantu b'ibyamamare mu isi yose, tukabwira ati mwakwanditse inkuru mu kinyamakuru. Njye mbwira abanyamakuru baho nimujye mugiraho muvugana, hanyuma bagire inkuru bandikaho. Mu kinyamakuru cyacu cya Tomorrow duha interview abantu bitoroshye ko twabageraho. Mu kwezi kwa 11 twakiriye minisitiri mu gihugu cya Namibia. Ubushize twakoreye World Camp, twagomba kujya Seoul, ariko ku cyicaro gikuru baje kumbwira ngo ngomba kujyana n'imodoka yanjye kuva Busan ugera Sonsang, ahantu baruhukira ugomba kuvugana n'umuminisitiri umwe. Kuva Sonsang kugera ku nteko ishinga amategeko Seoul ugomba kuvuga n'undi muntu umwe. Kuva aho kugera Busan agomba kubwiriza abaminisitiri 4. Minisitiri wa Namibia niwe wa gatatu nawe nawo munsi. Yavuze ko yakira agakiza kandi ko yakira umwuka wera. Yavuze ko yakira imbabazi ibyaha, ariko aranje avuga ko ari umunyacyaha. Ariko ubwo bivuze yihagazeho cyane. Icyo gihe twagiye impaka cyane. Hari yagiye gushira amasaha 2, nicyo gihe yaje kwakira agakiza. Atangira kunyita ngo ni musaza we. Ubu mfite bashiki banjye 2 ba minisitiri. Umwe muri bo ni minisitiri muri Tanzania, undi ni muri Namibia. Nabwiye ko bagirana interview n'ikinyamakuru cya Tomorrow. Interview bageze yanyuze mu kinyamakuru cyo mu kwezi kwa 10. Ubwo nahuraga naje kumusobanukirwa neza. Nifuza kugira amahirwe kuzongera kumubona kenshi. Ibyo nabishimiye Imana cyane. Mu byo dukora byose Imana iradukorera. Igihe kimwe nagiye muri New York, hari ku cyumweru nimugoroba. Umuhungu agira mbwa ati pastor, utwaye imodoka amasaha 2 mu gice cy'amajyaruguru ya hano dufite itorero. Nuko tujya gusura iryo torero. Ntabwirije isaha 1 n'igice. Nyuma y'icyo cyigisho cyanjye, umupastor w'iryo torero yaje kuri podium. Arangira abaza ngo se kuki twajya tuvuga ko turabanyabyaha kugeza ubu? Ese ubwo maraso ya Yesu niki yakoze? Yamennye amaraso, atangira kubwira iteraniro rye. Ubukiye bwaho hari umupastor ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo yaje kunsura. Yaraje hamagara pastor Yohakin ngo bari inshuti. Arambwira ati ndi hano muri New York. Ati uzanywe n'iki? Ati naje kureba pastor Oxpark. Ati se ko twakoranye igiterane nawe mu ijoro ryakeye mu itorero, ese nshobora kuza nkabona nawe? Ati ntacyo ngwino. Nuko tujyana nawe. Rero twagomba kugira amateraniro bukiye bwaho, badusaba ko twabereza bisi kugira ngo abanyamuryango babo bazaze. Yavuganye n'inshuti yo muri Dallas kugira ngo dutegure igiterane mu rusengero rwe. Rero abapasiteri benshi bitewe na COVID-19 abanyamuryango babo bari bararakaye. Rero yaje kuri podium nuko aradushimira cyane. Ibyo ubwo nabibonaga nashima Imana cyane. Ibyakozwe byose
byakozwe n'Imana. Imana iri kubaho kandi igakorera muri twe. Kuri ubu Imana iri kuvugana nawe nk'uko Lazaro yari yapfuye. Nawe ufite ingorane, ufite ingorane z'iby'amafaranga, ufite ibibazo by'abana bawe, ufite ibibazo byinshi bitandukanye nawe ubwawe. Arakubwira ngo njye nzabyitaho, ndi hano kugira ngo nzakubere umwami wawe, icyo kibazo nzacyitaho, wowe nyizera, ibyo bimparire mu maboko yanjye, uko ni kumwami mbaza. Rero nawe nk'uko Lazaro ari kubaho, ibintu byose bizagenda neza. Ninde uri kwibaza ko tuzakora ibintu nk'ibi ngibi? Ubwo abanyamakuru banyakuri bumvaga ko twakoreye muri Amerika baratangaye cyane, bose bafunga imitima yabo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo nababwiye ku butumwa bwiza, iyo kwizera kuri kuje tugomba kwakira imbabazi z'ibyaha. Ariko abapasiteri benshi muri kure bakigisha ko abantu bakira abanyabyaha, bagize amatsiko menshi cyane. Kuri ubu ngo Imana yashaka gukiza isi yose binyuze muri twe. Ntukigere uvuga uti ngo tuzasaza gusa dupfe gupfa gutya gusa. Nimureke twihuze na Yesu, mureke tubohoke twe ubwacu, hamwe n'umutima wa Yesu, hamwe n'umutima wa Pawulo. Dutere intambwe imbere dufite umutima wa Yesu. Uzahinduka Pawulo wo muri iki kiragano, uzahinduka Petero muri iki kiragano, uzaba Yesu muri iki kiragano, uzaba abakozi b'ubutumwa bwiza bakomeye cyane muri iki kiragano. Reka mbabaze, ese ibyo Pastor Ock akora si ibintu bihebuje? Siko bimeze? Isi yose iri gutangara kubera iki? Kubera ko nizeye Imana. Sinzi ibintu byinshi, ndi umuntu mugufi, hari byinshi cyane mbura, ariko nta kintu nakoze usibye kwizera Imana. Ibi niyo biza kungendekera neza nari kwiyizera, ariko nta na kimwe cyangendekeye neza. Ariko nyuma yo kwizera Yesu, nta na kimwe kitakunze. Mu byo nakoze byose nabonye Imana imfasha. Yemwe abantu mwese Pastor Ock wenyine gusa, nawe ubwawe nukumeze. Mwese mukwiye kuvuga muti amen. Reka tubisubiremo. Si Pastor Ock wenyine gusa, twese turi umwe muri Yesu. Amen. Mureke tubeho nka Yesu, dushyire Yesu muri twe. Nubwo kubigaragara nyuma ndi Pastor Ock, ariko umutima n'uwa Yesu. Uramutse ubayeho utyo, twese twahinduka, twese twahindurwa bashya, tukahinduka abantu bakomeye. Mu gihe nigishaga ishuri rya misiyoneri, navuze nti tuzohereza misiyoneri mu isi yose. Mu bihe byashize ubwo twateguraga amahugurwa ya CLF, hari abapasiteri benshi bari hanze y'itorero. Kugira ngo tubashe kubahugura, twatangije ishuri rya teolojiya. Nuko twaryandikishije muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika yamaze kwemera itorero rya Good News Mission, ndetse rinemeza ishuri ryacu rya teolojiya. Mu bisanzwe kujya mu mashuri ya teolojiya bihenze cyane, ariko twabahaye igiciro cyo hasi cyane, tubaca gusa $500 ku gihembwe. Nta shuri rya teolojiya rimeze ritya uretse ishuri ryacu rya teolojiya gusa. Ubu dufite ishuri rya mbere rya teolojiya muri Amerika. Ariko nabwo ku bapasiteri b'Abanyafurika twabateye inkunga, bo bishyura $200 gusa ku gihembwe. Ariko mu yandi mashuri ya teolojiya bishyuraga $5,000. Ariko n'ahandi barabyishimira cyane. Mu gihembwe cya mbere twagize abantu 8,000, mu gihembwe cya kabiri twagize abantu 11,000. Bariyongera. Ubushize bwo twatangiraga ishuri rya misiyoneri, mu muhango wo gufungura ari gahunda twagize. Muri gahunda naravuze nti abazarangiza mu ishuri rya teolojiya bose bazaba bemerewe gukora muri Good News Mission. Bose barabikunze. Nibaza ko hari mu mwaka umwe cyangwa se mu gihe kirenze umwaka umwe tuzagira abantu 8,000 bazaba basoje. Mu gihe bazaba basoje amasomo ku ikoranabuhanga, dushobora no kuzategura amasomo yo kwiga bitabira hari mu mijyi itandukanye. Mu gihe cy'imyaka 2 dushobora kuzagira abakozi Imana barenga 10,000. Niba basaka hirya no hino ku isi barimo gukora, bizaba bihebuje cyane. Muri Amerika hariho leta 50. Nubwo twakohereza abakozi b'Imana 10 muri buri leta, iki gihe tuba dufite 5,000, abakozi b'Imana 500. Ibyo bizaba ari ibintu bihebuje. Turamutse dukoresha abantu 1,000 muri leta, tuba dufite abantu 50,000. Nyuma yo kurya nibyo mpantekerezaho, ni ibintu bishimishije cyane. N'umwaka utaha tuzongera tubikore. Ubwo najyaga muri Amerika ubushize byari bihebuje cyane. Narabwiye nti reka dutegure camp muri Dallas mu gihe cy'imbeho. Tuzakorana n'igitaramo cy'abapasiteri ku ruhande. Mu gihe ibyo mbitekerezaho mbona uburyo Imana ikora mu buryo buhebuje. Pastor Minchon Lee ndetse na Pastor John Kim na Pastor Lihan Mok bakora mu itorero ryacu. Ibyo bakora birenze cyane ibyo nshoboye. Njya hanze gusa nkabwiriza ubutumwa bwiza, bo bakamfasha mu bindi byose. Ntago nabyikorera ku bwanjye, ariko bo babita ku yandi matorero yandi. Buri munsi wose duhindurwa bashya. Ni ibintu bishimishije cyane. Yesu yaravuze ngo umusaza wanyu ndamuzura.
nubwo ubu ngubu yamaze kubora ariko nuka kuba abora ni byiza kurushaho. Aramutse ari muzima atabuze nta kuntu Imana yakorera muri twe, ariko Imana ishaka gukorera muri twe. Mu gihe nasomaga Yohana igice cya 11 igishamusi cyose narimo gutekereza kuri Yohana 11, uyu Mariya ndetse na Marita baribwiraga bati Yesu ashobora gukiza musaza wacu mu gihe arwaye ariko ntiyamuzura mu gihe yapfuye. Icyo nicyo nawe ndimo gutekereza umunsi wose. Mureke duhindure imitima yacu. Yesu yararize. Ese sinakubwiye ko niwizera urubona ubwiza bw'Imana? Yesu yarambwiye igipasa kusupaka ati uzabona ubwiza bw'Imana. Dufite abakuru mu itorero, dufite abadiyakoni, dufite abapasiteri ndetse na bene data. Nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Ibi mubyizere. Nzakora wowe yizere gusa. Yambwiye guhindura umutima wanjye. Guhindura umutima wawe nta mafaranga bisaba, sibyo? Ucibwa miliyoni imwe kugira ngo uhindure umutima wawe nta n'umwe wabikora, sibyo? Ariko guhindura umutima wawe nta na kimwe ucibwa. Imana izagukorera gusa. Mureke twibaho ku bwacu. Mureke tube ba Yesu bato. Mureke dukore imirimo ikomeye cyane no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Amen. Amen mwese. Birahambaye.